ubu tuvugana ufite imyaka ingahe? 18. 14. Chantal wasengeraga cyangwa se n'ubusengera muri hedini? Mwaga muri korali y'abana. Wamenye ko twite ryari byagenze gute? Namenye ko n'ubuzima bw'ampara kujakoresha. Icyo gihe inda ifite amezi angahe? Kwezi kumwe. Wamenye se wayiguteye ukimara kumenya ko wasanye amenye waguteye inda? Watekereje iki? Watekereje ko indi buze kurwamo? Watekereje kubibwira mu rugo, kubibwira aho wabaga, cyangwa wayiguteye? Tekereje kubikuramo. Utegeye kuyikuramo? Kubera iki se wahise utiza kuyikuramo? Narabona ngende mu karere kugira. Hari ukuntu umubyeyi abavuga ati yakeneye utuntu n'utu, yarwaye, byagenze gute na gute, wowe ntabwo byakubagaho? Sinari kutakirana. Warihanganaga? Hanyuma warasengaga, tukobaga muri korali, watubwiye ko Imana yizi. Icyo gihe cyose muri ibyo bihe bigoranye by'ubukene, byo kubabazwa, byo kuba wihebye wateranywe, wajya gusenga? Wasabaga iki Imana nk'umuntu uzi Imana wari ufite ibibazo bikomeye? Niki wasenga gusaba? Shabaga Imana kubyara neza. Hanyuma se igihe wari ugiye gukuramo inda, wari ufite iyo gahunda yo gukuramo inda yuko kuba kumvaga igihe kitaragera, ntabwo wumvaga ko uzagira Imana cyangwa se zagucira urubanza nyako hari umwana wishe nk'umuntu idini rya Protestant byemera gukuramo inda? Ntavuga njye hano. Wumvaga uzihana? Ku bw'amahirwe ntabwo byabaye ishimwe, Akimo aracyariho. Ikaze nanone kuri Gozav TV, Good Samaritan Fellowship ni YouTube channel mukurikiraho ibiganiro n'amakuru kimwe n'ibihangano n'imikino byose biganisha kuyobokamana ridafite idini cyangwa itorero rishingiyeho. Byo tuganira tureba ubuhamya cyangwa se inkuru z'ubuzima bw'abantu bafite ibibazo, kuko burya no gukorera Imana cyangwa se kujya gusenga no kwizerwa kandi hari bagenzi babayeho nabi badashobora kubona uburyo bikora, nabyo ijambo ry'Imana tubwira ko atari byiza cyane. Niyo mpamvu rero tureba abakwiye gufashwa, abakwiye gusengerwa, abakwiye kugira ibyo bagenerwa biri mu bifatika n'idafatika, nabo tukabaganiriza kugira ngo twumve ubuzima babayeho ndetse baduhe n'ubuhamya tubone aho duhera dushima Imana. Ndi Lucky Van Rukundo rero, kuko mubibona tugiye kuganira n'umubyeyi ugiye kutubwira urugendo rwe rw'ubuzima, ugiye kutubwira ubwo abayemo ndetse n'ubwo anyuzemo, hanyuma yabwo tukaza gukomeza kureba icyarukorwaho cyangwa se icyo bidusigiye, bitwigisha iki, biradukora he cyangwa se dukora iki. Niba utarakora subscribe rero bikore kugira ngo iyikore kugira ngo ujye ugerwaho na buri kimwe dushyiraho, aba ibiganiro, amakuru, ibihangano n'imikino kimwe n'ibindi. Ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa se ikibazo, jya muri comment twandikire, kimwe nuko wakoresha nimero iri hasi muri kubona, ukaduhamagara cyangwa ukandikira kuri WhatsApp 0783838202. Ndi Lucky Van Rukundo. Nabibabwiye bakunzi bacu Gosav TV ko uyu munsi turi mu karere ka Rusizi, turi mu mujyi w'akarere ka Rusizi ukora kuri Gihundwe na Kamembe na Mororo. Turi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira akadusangiza amakuru cyangwa se inzira y'ubuzima bwe. Mbahaye ikaze, kimwe nuko nawe muhaye ikaze atangiye kwibwira. Nyirangirimana Chantal bakunze kwita Ange. Ange, turi hano mu karere ka Rusizi, niho uvuka mu mujyi wa Kamembe? Uvuka hagana he? Uvuka Nyamasheke mu wuhe murenge? Mu kahe kagari? Ni muri karitsiye za Banda, Ijurwe, Kamatsira, hehe? Hari Irangiro neza mu isanti. Hanyuma uvuka Irangiro, waje mu mujyi wa Rusizi ryari?
Ugize imyaka ibiri rwaje muri 2018. Ubu tuvugana ufite imyaka ingahe? 18. 14. Umwana wawe wamubyaye ryari? Wabyaye kuwa mbere. Ubu turi ucya umwaka rutarajya mu hari muri 2020. Wamubyaye harivuye mu bivuze ngo wasamye ufite imyaka 13. Hanyuma uza mu mujyi wa Rusizi cyangwa se mu karere ka Rusizi, uje gukora iki? Byagenze gute? Akazi ko mu rugo. Uje gukora akazi ko mu rugo. Wari uzanywe nande? Maruyizanye. None ukiza akazi wahise ukabona ugize Kamembe? Wakoraga hano mu mujyi wa Kamembe. None se ujya kuza Irangiro ni kure, ukuva Irangiro uza i Rusizi na hano kure cyane, ninde wari ukurangiye akazi cyangwa se wari ukugira inama kuza ino? Niba wabyishyizemo. Hari abantu se mwari muturanye baje i Kamembe byatumye nawe wumva wahaza? Umuntu ashaka kwibaza ku myaka ubwo ubu ufite 14, wari ufite 12. Warigaga? Wiga mu kangahe? Mu kabiri. Kugira ngo umwana ave mu ishuri yiga mu kabiri ahitemo no kuva iwabo mu karere ka Nyamasheke murenge Urangira ze mu karere ka Rusizi, byanga byakunda hari ukuntu mu rugo biba bitameze neza. Mu rugo ho wari wabuze iki? Byari bimeze gute kugira ngo uve mu ishuri? Twacyagana na Ange yatubwiye ati navuye mu ishuri niga mu wa kabiri, icyo gihe yari afite imyaka 12, hanyuma ahitamo kuyoboka inzira yo kuza mu karere ka Rusizi. Mu rugo Ange bamenye ko wavuye mu ishuri bakubwiye gute? Bagushatse barakubura. Wumvaga se wowe udahangayike ko mu rugo bakubuze bahangayitse? Ufite ababyeyi bombi? Ufite mama. Papa yitabye Imana. None kuva mu ishuri kwawe hari aho byari bihuriye wenda nuko mu rugo hari ubukene cyangwa ibindi bibazo, cyangwa nuko rubanza ishuri gusa? Ubukene. Mu rugo muri abana bangahe? Uri bakangahe? Muri bangahe? Muri 6. Inyuma yawe hari 4. Icyo gihe rero mu rugo urabataye uje mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Hanyuma ukigera inahangaha akazi wabonye kaguhembaga amafaranga? 5. Wari ufite se gahunda yuko amafaranga uzakorera uzagira ute? Bizagenda gute? Ahantu wakoze bwa mbere niho wasamiye inda ukiri cyangwa warimbutse? Aho wakoze bwa mbere rero wahamaze igihe kingana iki? Wahakuye amafaranga angana gute? Hamaze amezi 2. Baraguhembye se ibihumbi byawe 10? Nk'umuntu rero wari ukiri mutoya uvuye mu cyaro Irangiro, amafaranga 10,000 wayagize ute? Naguze imyenda. Uza kuhava hatarashira igihe amezi abiri abantu batoya, wahavanywe n'icyo abantu bakoraga? Nabavanye yuko bambaga. Bakwangamiraga gute? Ko numvise nshaka kuhava bitewe no kumuka. Urimuka ujya ahandi wagiye uva aho ngaho wari urukasezera? Wasezeye wabonye ahandi cyangwa warasezeye gushakisha ahandi nyuma? Nabonye ahandi. Aho handi ho baguhembaga angahe? 6. Wahamaze igihe kingana iki? Amaze amezi 4. Baguhembye noneho amafaranga yawe yose yo wayamarishije iki? Ngiye gusura mu rugo. Wagiye gusura mu rugo.
hari hashize ubwo amezi ane wahamaze n'ayandi abiri amezi ahandi ati ndatarashize utageze mu rugo bari barahangayitse umwana twaramubuze ugeze mu rugo bakwakiriye bate? bambonye n'ushaje. ntabwo se bakorakariye ngo babe bakuka inabi? wari ubashyiriye utuntu urumvikana nk'umuntu uvuye mu mujyi urangije uragaruka muri Rusizi, ugarutse wasubiye hamwe wabaga n'ubundi cyangwa urahindura? nagarutse banteje inda mpita nikodeshereje. ubwo twari tubanza kuganira ku buzima bwa mbere yo guterwa inda bwo mu rugo mu muryango bushyashya bwakinjira mu mujyi wa Kamembe. hanyuma turaza no kubanza kwibaza kuko Gozaf TV duhuza ubuzima tubamo n'iyobokamana nta dini dushingiyeho. Chantal wasengeraga cyangwa se n'ubusengera muri hedini? mu baporo ubwo ni MRL. hanyuma se mbere yo kuva mu ishuri wabaga mu ma Sunday school, wabaga muri korali, wari ubayeho gute hamwe n'urusengero? nabaga muri korali y'abana. urangije ugeze Rusizi se wongeye kujya gusenga cyangwa akazi kawe kenshi ntiwajyayo? rimwe na rimwe. tugenda no kwinjira ku buzima bwawe bugoranye bwo kujya kwikodeshereza, hanyuma no kuza kubyara ukiri muto ufite imyaka 14. ukiva Irangiro gusura ababyeyi ubwo hari muri 2019 sibyo? wagarutse i Rusizi, bagutinda ugeze hano i Rusizi, mbere ko yagutera wabaga hehe? wabaga n'ubundi aho wakoraga? ntabyo wibuka? hanyuma baje kugutera rero inda, ntabwo tubyinjiramo cyane, ahubwo wamenye ko utwite ryari byagenze gute? icyo gihe inda ifite amezi angahe? kwezi kumwe. wamenye se wayiguteye ukimara kumenya ko wasamye amenye waguteye inda? hanyuma ubimubwiye ukimara kumenya ko wenda wasamye watekereje iki? watekereje ko indi buze gukurwamo? watekereje kubibwira mu rugo, kubibwira aho wabaga, cyangwa wayiguteye? tekereje kubikuramo. Utegereje kuyikuramo? kubera iki se wahise utiza kuyikuramo? wabonaga igihe urimo atari icyo kubyara. hanyuma wabibwiye nde ukimara kumenya ko wasamye? nde muntu wa mbere wabibwiye? bibwiye wahinde. akubwira gute? arambwira nta kibazo. akubwira ko nta kibazo afite azagufasha. hanyuma nyuma yo kumubwira wari umukozi mu rugo ahantu, wahavuye ute rero kugira ngo ujye kwikodeshereza? ntabwo nari gutaha mfite inda. ntabwo gutaha mu rugo iwanyu ufite inda. wahisemo kujya kwikodeshereza. amafaranga se yo gukodesha inzu wayakuye hehe? wumvaga ku myaka yawe 13 uri tayari wo kuba mu nzu wenyine mu mujyi wa Rusizi? amafaranga avuye yo gukodesha washatse ute? ni wa mugabo wagufashije kugashaka? niwe wayishatsemo? byanga byakunda ubwo hari uburyo amafaranga yabonetsemo nubwo biba bigoye. abantu b'inshuti zawe muri Kamembe uretse aho wakoraga ndetse no waguteye inda, nta bantu inshuti wageraga muri Kamembe b'abakobwa bagenzi cyangwa abahungu bagenzi bawe bashobora gutura ikibazo cyawe? ntabwo. wagiye gukodesha wenyine, turavuga ubwo ngubwo nk'umuntu wakiri muto w'imyaka 13 w'umukobwa, ujya kurara mu nzu yawe bwa mbere wenyine, ntabwo wumvise ufite ubwoba cyangwa impagarara? ashiko byari byabaye. uwaguteye inda icyo gihe yabaga hafi ku buryo ashaka kuza guhumuriza cyangwa yari ari kure? yahise agenda. yagiye kuba ko amenya ko yaguteye inda.
hanyuma se yaraguhamagaraga basi avuga ihangane guma mu nzu turi kumwe akakoreza ku mafaranga biragufashaga? oya yahise abireka. Nuko yarakennye cyangwa wabonaga ko ntabwo akennye? Nyuma uko wenda wakomeza kuba mu nzu nta kazi wagiraga, waryaga iki noneho rero muri iyo nzu bagamo wenyine cyane ko wanatwite ufite n'ibibazo? indi nurayashakaga yo kunywa. Turimo turaganira, ni ubuhamya, ni ibintu biba byafasha abantu cyangwa se ibyo byabigisha niba atari ibanga. Uburyo bashaka amafaranga ni bwinshi, ushobora kuba wakora ibintu bitandukanye, ushobora kuba wafata agira neza cyangwa akora n'ibindi. Umuntu ashobora kwibaza uwo mwana w'imyaka 13 utwite washaka amafaranga gute mu mujyi utanamenyereye nta n'inshuti ugiramo? Waracuruzaga? Wacuruzaga iki? Marato. Aha, ntabwo se polisi yagize gufata ko ufite agiye ku ishuri kuki uri muri marato uri muto cyane ko na marato itemewe? Aramfasha ndongera ngagaruka. Chantal, wenda hari abantu benshi baba batabyumva cyane bitewe nuko bumva bikomeye, ariko ushobora kutubwira ukuntu ahantu hakuye amafaranga yo gutangira marato cyane ko twamenye ko nta mafaranga wari ufite ndetse n'inzu amafaranga ntwayakuraga hari hagoye amafaranga mato yakuyeho watangije angahe? Naje mukuyeho akimara kumva ko yaneye. Yaguhaye angahe? 50. Anje uwamuteye inda yamuhaye amafaranga 50,000 akodeshamo inzu yishyuraga 6,000. Wishyuye amezi angahe icyo gihe? Nishyuye amezi 3. 18,000 hasigara 32. 32 birumvikana hari igikoresho kimwe wari ufite se? Wahise ugura iki ujyana mu iyo nzu? Ngoje ibyo mbona yenda. Waguze matera, imbabura n'ibyo gutekeraho. Ndashaka kumenya naho wasiganye amafaranga angahe? Sigaranye 10 ryacuruje. Watangiye gucuruza ukigera mu nzu cyangwa hakimwe igihe udacuruza? Bwari ubuzima butoroshye, umwana w'imyaka 13 ufite inda, uri kuba mu karere ka Rusizi atamenyereye by'umwihariko mu mujyi, ugiye no kwinjira muri marato. Waracuruzaga utabimenyereye, ubuzima bwameze gute ku muhanda muri marato bakwirukaho urangura wihisha byameze bite? Ntabyo namenya. Ati ntabyo namenya. Hanyuma wamaze kuvugana n'uwaguteye inda akubwira ko nta kibazo kuyikora utayikuramo, yakusibwiye ko numara kubyara azagufasha muzabana, yagusezeranyije ibiki akubwira ngo ntuyikuremo? Yambwiye numara kubyara azamfasha umwana nakora amutware. Ntabwo yarikesha aje akora telefone igihe cyo kuvuga. Noneho umaze kwiyakira ndetse nawe yakubwiye ko azagufasha ngo no mu 50 numva ko yacyakimitse cyo azagufasha, wabibwiye mu rugo noneho? Oya, nta muntu wabibwiye. None se aho wabaga ucumbitse nta n'abantu n'ubundi wegereye mu kaganiro ukabwira ikibazo cyawe nk'umuntu wumvaga ko uzakeneye kujya ku gipimo, uzakenera nagufasha mu gihe cyo kubyara, nta nshuti n'ubundi wari ufite kugeza icyo gihe? Wabagaho wenyine? Byari bikomeye cyane, byari bikomeye. Noneho umaze kumenya ko uzabyara ndetse ise umwana azagufasha, wakuye amakuru y'ukuntu wajya ku gipimo, andi makuru batindizamfatite n'inda bigufashijemo wabiganizaga nde? Ku gipimo barabimbenye. Ninde yakubwiye? Cyararenze umugabo wayemye. Umugabo wagutendera ngo uzaye ku gipimo ujyayo? Arabyihoreye. Warabyihoreye? Nta gipimo kimwe ugize ujyaho? Nta na kimwe? Wari ufite se ubwishingizi mituweli? Oya. Nta yari ufite? Hanyuma rero turaza gutaruka none tugire ku gihe cyo kubyara, igihe cyo kwibaruka. Nta bwoba wari ufite inda kuba nkuru nabari kubona ko kuri muto n'ubundi kuri taye? Nta bwoba wajya kubona ufite bwo kutwite cyangwa ko inda ishobora guhitana? Nari mbufite. Ndetse byagize icyo gihe cyo kubyara n'ubundi nta bantu mujya muvugana bazi ibibazo byawe? Bari babere. Hari abantu batangiye kubibwira.
bari abo mwahuye gute, mwahure muri marato cyangwa byagenze gute muhura n'abo bantu abo duturanye bo muturanye? Noneho igihe ibise cyangwa se ndi gufata wari hehe, wari kumwe nande? ndi mu rugo Uri kumwe nande? nawe Wari wenyine? Warabimenye se ko ndi gufashe cyangwa byagenze gute? nabanje kubwira abo duturanye. Ariko umuntu ashobora kwibaza nanone, umuntu wenda wabanye n'umubyeyi, umuntu uzi uko iby'inda bimera, hari ukuntu umubyeyi aba avuga ati yakeneye utuntu n'utu, yarwaye, byagenze gute na gute, wowe ntabwo byakubagaho? ese nari kutakirana Warihanganaga? Umaze kubwira abaturanyi rero ko inda yagufashe cyangwa se ari ibintu byakubayeho ko ari inda, wa muntu waguteye inda ntabwo mwari mukivuga kwiza aho ngaho? rero ntabwo twari tuvugana. Yarakuye telefone? Wowe se wajyaga telefone basi? narayigiraga maze kubyandikisha Urayigurisha? Abantu noneho mwe muturanye harimo abayobozi, abajyanama b'ubuzima, nta bantu baje kugeraho bo mu nzego z'ubuyobozi bakubaze amakuru n'ibindi? barabimbajije ndabihorera. Urabihorera? Hanyuma tuvugana n'umuntu umwe mu bakuzi yatubajije niba tudashaka gufungisha uwaguteye inda, ariko uwaguteye inda nyuma yo kubyara ntabwo mwize muvugana? nyuma yo kubyara twavuganye akinera, ubonye igihe cyo kuvuka bitayikura. Amafaranga rero ko inda ari nkuru ntabwo wajyaga muri marato, hari muri corona. Banza tubwire ubuzima bwa corona n'inda, nta kintu ucuruzaga bumeze gute? Waryaga iki? Wabanaga n'abandi? njyaga ku baturanyi. Wajyaga ku baturanyi ko bakugaburira? Noneho igihe cyo kubyara kirageze, nta bikoresho by'umwana, umwana akeneye imyenda, afite isume, hari ibyo turi kubona ahangaha byo byavuye hehe? ndabiguje Muri aya mafaranga wakuye mu bucuruzi? nagiye ncuruza nyine. Cya gihe cyo gucuruza wungukaga amafaranga, ukaba wagutingiye kugura gutyo na gutyo. Hanyuma se ntabwo wigeze wenda wahura n'igihombo gikabiri gituma ubuzima bwasa nk'ubuhagarara muri marato, tuvuge bagufashe bakwaka ibintu bya cyangwa se wahombye? Yejeje kumbaho ndongera ndagira. Urongera uratangira? Wabyaye kuwa mbere cy'umwaka cyashize, ubwo ni nyuma y'uko Noheli yari ivuyemo. Ufashwe wagiye kwa muganga ute? Ngiye kwa muganga kubyara. Ni wowe wijyanye cyangwa abantu barakujyanye? Narijyanye. Warijyanye? None se abaturanyi bakubwiye ko ari inda ntabwo baguherekeje? Urufite se imbaraga zituma ujya kwa muganga? Nta mitiweli wari ufite, nta mafaranga, wagiye gute? Ugeze kwa muganga yagenze gute? Bakwakiriye bate kwa muganga? Banyakiriye kubera ko ndi mutoya. Barangije baragufasha urabyara. Amafaranga kwa muganga yishyuye yavuye ahagana he? One cent niyo yakwishyuriye? Ni stop one cent n'ubundi ngo abakurikirana barayizi. Umuntu noneho aribaza, one cent waza kwishyura amafaranga kwa muganga, baguhaye umwana wawe, urataha umujyana mu rugo. Watahanye nande? Ninde yakurwaje igihe wari urwaye? Natashye njyewe. Utashye we? Nta murwaza wari ufite? Ubwo ugeze mu rugo umubyeyi abananiwe, abafite intege nkeya, n'umwana uri mu nzu wenyine, wari ufite amafaranga yo kubagura igikoma, yo kuba wabona utuntu tw'umubyeyi akeneye? Chantal, warabyaye, one stop center barakwishyurira, urangije urataha ujya mu rugo. Watashye wenyine? Hanyuma ukimara kubyara, birumvikana ukiri mutoya, barakubwira bati ubyaye umuhungu. Wabyakira ute mbere na mbere kumva ko ubyaye? Byakiriye. Warishimye? Umwana yitwa nde? Ishimwe Akim. Papa we se ntabwo umwe baravuganye ku mazina wenda yo kuzita umwana cyangwa na yawe gusa? Yararimbwiye nanga
ko icyanze kuri mwita nuko numvise bikunze. ubushe bitakurimo. Umaze kubyara na cyagihe cyose wari ufite inda wenda kubyara ntabwo ugize ubwira mu rugo ko utwite? Ntabwo nashatse umuntu agakoresha amayibura. Washatse nimero zo mu rugo azibura, bivuga ngo ubu ngubu ntabwo mu rugo wabizi? Wenda abantu bagiye babibabwira ariko ntabwo muravugana. Watubwiye ko watashye wenyine, mugeze mu rugo wabonye uko uteka igikoma uteka, wagiye ubishobora? Anje ninde wakwigishije ko wenda buhagira umwana uko bamwambika? Umwana ari muto kumufata bisaba ko wigengesera. Ibyo bintu niwe wabyigisha cyangwa hari umuntu waje gufasha ari kubwira? nuko nagiye mbona abandi babikora. Nta muntu wagufashije? B'abaturanyi bawe se baragusuye umaze kubyara bakajya kubaza amakuru bagufasha? Umwe yaragusuye aragufasha. Hanyuma warasengaga, tukobaga muri korali, watubwiye ko Imana uyizi. Icyo gihe cyose muri ibyo bihe bigoranye by'ubukene, byo kubabazwa, byo kuba wihebye wateranywe, wajya gusenga? Wasabaga iki Imana nk'umuntu uzi Imana wari ufite ibibazo bikomeye? Niki wasenga gusaba? Nasabaga Imana kubyara neza. Uza kubyara neza. Warayishimye se? Ariko uzabikora. Hanyuma se igihe wari ugiye gukuramo inda, wari ufite iyo gahunda yo gukuramo inda yuko kubera kumvaga igihe kitaragera, ntabwo wumvaga ko uzagira Imana cyangwa se azagucira urubanza ko hari umwana wishe nk'umuntu idini ry'abaporotesitanti ryemera gukuramo inda? Ntavuga ngiye hano. Wumvaga uzihana? Ku bw'amahirwe ntabwo byabaye ishimwe, Akimo aracyariho. Noneho umaze kwibaruka, hashize hafi iminsi 10 ubyaye, ejo wagiye gukingiza. Ubu ngubu ubayeho ute ko utari kubona kujya muri marato, ntabwo uri kujya gucuruza, umwana mutoya, umwana abayeho mu buzima bumeze bute bijyanye n'ibyo wowe ubona, byo kurya, ibyo kwambara, ayo mafaranga kwishyura inzu, biva he kumaze iminsi udakora? Ari nkaguze akawunga n'ibikombe nshira mu bishinge n'ibikoresho. Uri waraguze kawunga niko ushyira mu nzu ukarisha. Inzu se yo? Njyewe nyine yaravuze ati nakumva nashaka amafaranga. Nyir'inzu yabagukomoreyeho. Hanyuma ufite mu rugo nibyo wenda uturere turafunze, kwambuka biragoye, ariko se uri gupanga ko uzabaho gute? Kawunga nishira bizagenda gute? Umwana akenera igikoma kizava he kutazajya umusiga cyangwa umujyane? Uri gupanga iki? Uraguma mu mujyi cyangwa ubonye kuva mu karere wavamo? Ubonye kuva mu karere wavamo ukajya mu rugo. Ntabwo se ufite ikibazo cyo kubona ushaka kujya mu rugo bakaba bagutoteza bikagenda nabi? Kuko ikibazo n'ubundi nuko turi abakene n'ubundi kwanga n'ubundi mu rugo ni ubukene buri kwaka ko wajya n'ubundi bikagenda nabi. Ubwo umwanzuro ni uko uragomera mu mujyi kuko n'ubundi mu rugo ntiwajyayo. Ubundi nibiba ngombwa nzataha. Uzataha. Umuntu uri kutureba cyangwa se uretse no kutureba, ubufasha buri gutangwa leta n'umubyeyi, polisi bari gufasha abantu. Ubu ngubu ukeneye kuguma mu mujyi cyangwa ukeneye ko bagufasha ugakomera ugataha ukava mu mujyi ukaba ugiye mu rugo? Kuko bagaruye guma mu rugo cyangwa se ibintu ugakomeza kuba bibi, byazarushaho kubana bibi cyane uramutse uri ahantu hawe wenyine nta kintu ukora. Icyifuzo nuko waguma mu mujyi ukaba ariho ukahatiza, cyangwa icyifuzo nuko wajya mu rugo ugasanga abandi basi naho waba ukenye ariko ugakine kumwe n'umuryango wawe. Icyifuzo nuko kuva mu mujyi. Ufite iki se yakugeza mu rugo basi? Inzira nije guhunga ntabwo nabuje byangurije. None Ange, ikibazo cyangwa se ibibazo bikomereye cyane kurusha ibindi ubu ngubu ni ibihe?
ibibazo bikomeye cyane abantu abagira neza bareba amashusho ya cyangwa se bumva n'inkuru yawe, ikibazo kigukomereye cya mbere bumva bakagukemuriye ni nk'iki cyangwa bagufasha? nta kibazo usibye gutekereza ko umwana wanjye azabona. None se kurya kawunga gusa, imboga zo zivaho amashereka, ibintu nk'ibyo byo ntabwo biguhangayikisha? ampangayikisha, ariko iyo mbonye umuntu muri ijana ry'amakara ngurisha nshira mu bushande nakaba nashiramo n'umuntu mukoresha. None se ukumva ubwo ubuzima uzabubaho kugeza umwana akuze koko? Shabeza. Imyambaro umwana afite imyambaro bimeze bite? afite duke. Wowe se ufite imyambaro ku gihe kinini kimaze uri guteza ku mwana? Ubwishingizi ubu ngubu niba utari ufite mituweli wanditseho Opsenda akakwishyurira, umwana agize ikibazo ubu ngubu avuzwa ate? nta kintu yagira. Nta kibazo yagira? yakigira nta mituweli. Nta mituweli agira. Hanyuma se ntabwo mu rugo bababyeyi bo gutangira mituweli? ubwo ngiye kubera ko numva ruri kuri kaka babaga mu cyambere kiretse. Twarimo twibaza tuti umwana yavurwa ate, nawe uti mu rugo mbongiye mbaruye kuri nyogokuru wanjye kandi baga mu cyiciro cya mbere ntabwo mituweli twayitangaga. Wowe birumvika ko ukeneye mituweli cyangwa se n'umwana akeneye mituweli, ariko mbe na mbere umwana gahunda yo kujya kumwandikisha ku mubyeyi wawe cyangwa se mu rugo iwanyu urayifite? Birasaba ko ubwo bazafungura inzu ukajya ku Nyamasheke bakamwandikishiriza. Turaza gukomoza no kuwaguteye inda mu buryo butarambuye cyane, ariko umuntu waguteye inda ubu wumva umutekerezaho iki? Mwarakundanaga cyangwa kwari kumwe muhuye rimwe gusa? twari duhura ntabwo twakundanaga. Yewe yanganaga nkawe cyangwa ni mukuru? ni mukuru kuri njyewe. Ni umusore ni umugabo? ni umusore, ariko n'umugore yamutunga nuko nyine akunda kuba muri geto. Hanyuma yakubwiye ko, watubwira ko ari uwahe? Yakubwira ko ngo ari uwahe nahe hose? yagiye ahindura. Yatangiye kuvuga ko ari uwahehe? muri Kongo. Hanyuma nyuma uzakubwira ko ari ku Gisenyi bivangura, ariko ari Kigali. ari i Kigali. None se akigutera inda ntabwo wahise wigeze uvuga ati wenda kayama najya kubivuga bakaba bamufunga cyangwa bakamukurikirana? hapi narinzi ko azamfasha. Hanyuma se ubu ngubu mutekerezaho iki? Utekereza ko waramutse abonetse yagufasha? Utekereza ko bamufunga? Utekereza ko mwabana? Ubu uri kumutekerezaho iki? ngewe nawe yamfasha akemera n'umwana we. umwana we yaramwemeraga, ariko nawe yamfasha wenda akagira n'umwana we, kubera yuko bananamufungishije, ariko nanjye nafashe n'akashi papa. ibyo bintu byatumye nanjye umwana wanjye. Wumva ko umwana wawe atakura atazi se ko nawe wakuze utazi papa wawe? Hari uko byagenze, wenda habayeho kugushuka, habayeho uburangare, habayeho kuva mu ishuri n'ibindi byatumye wenda ibi byago byose biza kuba, nubwo kubyara byari umugisha, ariko noneho hari abana baba bafite imyumvire cyangwa se bumva ko bagomba kuza mu mujyi cyangwa se bagomba kureka ishuri. Ubu noneho nk'inama waha abandi bana, yaba abaruta n'abakuruta, ni iyihe? ko bakiga. Hanyuma se umwana amaze gukura, wowe ukabona uburyo ujya kwiga nk'imyuga, ukabona uburyo ki wawe n'amahugurwa agufasha kugira ibyo umenya gukora, wajyayo? Wajyayo. Ni nkuhe mu ukunda wumva wakiga, yaba hano cyangwa Nyamasheke aho uri hose? Kudoda urabikunda? Watubwiye ko wavuga ngo wenda kankuremo inda kubera ko ntagiye cyo kubyara, hanyuma nzihana, ntibyabaye kubw'amahirwe.
ubu ngubu noneho ku bijyanye n'Imana cyangwa se n'imyemerere, nugera mu rugo wenda byakunze ukagira irangiro abantu mwasenganaga barakuze muri korari, ufite gahunda y'uko uzihana ukongera ugasubira mu nzu y'Imana cyangwa bizagenda gute? ubundi ntabwo nzabera umwana wanjye nagira imyaka 3 ntabwo nagomba kumucana ngaruke gushaka akazi ko mu rugo, ntabwo agwa mu cyaro. ukuntu umwana wanjye None se uzamusiga mu rugo, uzakora akazi ufite umwana kandi watubwiye ko mu rugo hakini utamusiga, bizagenda gute? ndamujyanayo bakumenge gushaka imibereho. Noneho Ange, ujya kutubwira ibyifuzo byawe ufite ku bantu cyane cyane kaduhere nko ku nzego za leta. Muri One Stop Center nibyo baragufashije, bakwishyurira ibitaro uranataha, uranabashimira cyane, ariko ni ubuhe bufasha bundi wumva basaba leta? Ubonye ko bamfungira umugabo yinenye bashaka bakamufunga kubera yuko n'ubundi nomero narenze yari afite nomero 2 zimwe, umwe arayigira, imwe asigaye yishushanya ngo ntabwo ari we kandi ari ako ntabwo ari njyewe bamugije n'uriya mukobwa twari turi kumwe bavuganye, umwe narishushanya ati ntabwo ari we, nanjye numvise gutyo nimba ari we. Wumva niwe. Hanyuma se kuri One Stop Center ntabwo bigeze bakubaza amakuru yagutenda ngo mukurikirane? Barayambajije izo nomero, amaze kumenya ko navuye mu bitaro niyo nomero yayishyizeho, ari uko mvuye mu bitaro mbona nomero bashyikishijemo bumva nikokoje barazireka. Ntabwo bongeye gukurikirana ngo bakubaze amakuru ye babigemo? Barabimbwiye nyine barakira. Hanyuma aho hari kwande rwa leta ko bagufasha bakakurikirana umuntu waguteye inda, abagira neza bo abantu bafite umutima wo gufasha bo bagufasha iki? Bafashe ibyo babona naje ntamenya icyo bafashe. None se nta rangamuntu ufite, nta myaka ufite, umwana mungane kumwandikisha uzamwandikisha kuri indi ubu ngubu? Ntabyo uzi. Bakunzi ba GoSafi TV, bakunzi b'umuryango nyarwanda, bantu mufite umutima mwiza, ni Chantal imyaka 14, afite umwana ufite iminsi 10 ubu tuvugana, ati ibibazo ni bimwe n'ibindi byinshi nta n'ibyo azi, murumva ko rwose n'ubufasha akeneye akenshi atari gusobanukirwa neza, ariko kimwe mu byumvika cyangwa se mu byo akeneye ni uko yagera iwabo cyangwa se yava mu karere ka Rusizi akajya mu karere ka Nyamasheke iwabo. Ikindi nta mituweli afite ubwo ngubwo, hanyuma n'amashusho tutashatse kwerekana kuko ntabwo ari byiza bajya kwerekana amashusho y'umwana kuko hari amategeko cyangwa se amahame bitubuza. Ntabwo twerekanye umwana gusa, umwana nawe hari ibyo akeneye cyangwa se nawe uzi isi uzi ubuzima mu byo agomba gucamo, urumva ibyo uyu mwana akeneye birimo iby'amategeko kumurengera, birimo iby'ubuzima, birimo ibyo kuva muri Rusizi akajya muri Nyamasheke n'ibindi bitandukanye. Ku mutima cyangwa se uwo muntu buri wese yagira afite icyo yabikoraho. Ange, telefone urayifite? Ntayo, uragurishije. Birumvikana ko rero mu buryo bwo kumufasha buracyagoye, ariko ntibunagoye kuko ahari kandi natwe duhari twamugezeho. Gusa icyambere akeneye ni amasengesho kugira ngo imbere ye cyangwa se imbere he Imana ikomeze kuhashyira umucyo kurusha umwijima, ariko n'ubundi roho nzima ibe mu mubiri muzima, abone ibyo kurya kuko kawunga n'ibisombe yashyizemo umunyu ntabwo byatunga umubyeyi. Ikindi ati iyo mbonye umuntu mpa 100 ngura amakara. Murumva rero ko abayeho mu buzima butari bwiza, hari byinshi umuntu akwifuje kumubaza, ariko ntabwo twabiganiriye kubera ko kuvuga cyangwa se yatuga ati ngiye mu mwuka mukeya. Ikindi ntabwo cyari cyo kuza kumuhata ibibazo kambyite gutyo, ariko buri wese uzi isi cyangwa se uzi ubuzima ibyo yakabajije cyangwa twakabajije namwe muri kubyibaza,
kandi n'ibisubizo byabyo muri kubibona. Munyemerero duhinira ahangaha, wenda tuzongera tumusure yamaze kugaruka mu byo kwita ngo ni mundu, cyangwa se amaze kuva gutora imbaraga. Tunamusuye naho aba uyu munsi twagiye, kubera ko ntago biri dukunde nyine kubera impamvu z'ibihe turimo. Ariko ni Chantal, ni umwana w'imyaka 14 watewe inda n'umusore cyangwa se umugabo wamubwira ko ari umukongomani, nyuma akavuga ko umunyagisenyi, akongera ko ari umunyakigali. Yatwaraga ngo iyi modoka bijyana imyaka n'ibindi bintu muri Kongo. Ntabwo bongeye kubonana. Munyeme dusoreza ahangaha, mukomeze kuba natwe ku biganiro dutambutsa kuri Gosafu TV, ku makuru ndetse n'ibindi bihabona. Kandi kuri subscribe, komeze kuba natwe. Ngendera Kivani Rukundo.